narwaye indwara y'akaguru imaze imyaka 12. muri iyo myaka 12 nari nzahaye cyane mora kwa muganga, bigeraho baza kumbaga akaguru ngo barebe yuko banyize iyo ndwara biranga. umunsi wa mbere nzangaha nazanye n'umumama hariya turi kumwe bita Dina, yaranzanye abwira mama ati uwo mwana wawe reka mujyana ahantu nzi basenga, wenda Imana yamufasha agakira ubwo burwayi. umunsi wa mbere nza naje mfite ubwoba mvuga ati Mana yanjye ufashe nyire, nza mfite agahinda kenshi cyane n'akababyeyi banjye ko narababona ibyishimo. naye mfite ibisebe biteye ubwoba, akaguru kose kazengurutswe n'ibisebe. ndashimira Imana ko ubu byakize ndi mu ryera. Karibu. ati tujyaneyo semane kiza njye ndi umudivantiste sengera Kacyiru. ariko incyamo cyo nshaka kuvuga nageze ntiyazi uyu ntiyazi, ariko amagambo wambwiye meza y'ijuru ku itariki ejo mu gitondo nzajya mu karere ka Kicukiro uhabwa uburenganzira mu cyiciro runaka. urakoze. none kuki mbona ingaruka nzabwira ikindi nshaka kuvuga. Yesu aguha umugisha. Kadukomere Imana amashyi menshi cyane. mbega iyo mashini twayongerera Imana, jya kwiyicarira Imana izagutabara. urukundo rwawe ndirimba rutanga ubuzima Yesu, utabarira ku gihe nubwo umuntu yaba ari kure. nguwe neza muri Yesu ndaruhutse pe, aho ngutumira nawe hari amahoro yuzuye. urukundo rwawe ndirimba rutanga ubuzima Yesu, utabarira ku gihe nubwo umuntu yaba ari kure. nguwe neza muri Yesu neza muri Yesu ndaruhutse pe, aho gutumira nawe hari amahoro yuzuye. Haleluya, 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 haleluya. Yesu nashimwe. nitwa Kubwimana Pascal, nkaba naturutse ku Ruyenzi. nahinduhijwe n'ibigeragezo, umutima wanjye uremerewe. nkajya mbwira Imana nti Mana ndakwinginze ongera uncanire amatabaza yanjye yake, ongera ungarurira amahirwe ya kabiri ume kongera kugukorera data. ejo bundi nahamagaye umukozi w'Imana amubwira nti ese nabasha kugera mu aheraho Imana guti. arandangira naje mu modoka ngenda ndangisha, ariko kubera Imana nahageze mu impera icyubahiro. nukuri ndashima Imana kuba nongeye gupfukama aheraho Imana. Imana yongera ingarurira amahirwe ya kabiri, yongera ime kuyikorera mu izina rya Yesu. Amen. katumutunga ibiganza tuvuge ngo Yesu yongera mugarukeho. Imana imugarukeho mu izina ryande. humura Imana irakugarukaho kandi izakugirira neza. Haleluya. ducunguze uburyo umwete amasaha yagiye. Amen. Ajye magazaga nshima Imana kubwo yaninze kwa kabiri. Kwa kabiri nanjye nari umuntu wo gupfa. umubiri waragiye urarya handi abantu bancungera bangirira impuhwe. ikintu cyitwa umubiri narawubonye. umubiri warandiye banyana kwa garafure nahise njya kuryama ko nari impande yaho narindi kinyinya. umubiri uragenda urandya ahantu hose harandya, nkajya ndibwa hano cyane. ndagenda ndaboroga ndavuga ati Mana nifuza ko napfa noneho nanjye.
nahamagaye pasiteri aranyitaho arangije arambwira ati waribwaye, ndamubwira, ahita ambwira ati ndaje ngo uhamagare. amfashije umunsi wo kwa kabiri ndawurokoka. bukeye bwaho nagiye kwa muganga baransuzuma, basanze mfite umwanda mu maraso, basanga mfite imyanda mu mpyiko no mu mara, basanga mfite n'uburozi mu mubiri. baranje ndababwira ni se ko mutambwiye ikibazo cy'umugongo maranye imyaka 4. mfite umugongo maranye imyaka 4, sinunama simbasha kugenda neza, ariko ngumaranye imyaka 4 undya. ahita bambwira ati umugongo wawe ni muzima, ni mutaga, nta kibazo ufite. ati kandi n'aka kanya ni urwaye. baranje barambwira ati nubwo burozi bukurimo n'ibyo bintu byose bikurimo, ariko ndashima Imana kuko yandokuye umunsi wo kwa kabiri abanyiro nyihumeka. katumutunga ibiganza tumusongera Imana. niba uzi kuri muzima mutunga ibiganza. osheti ya bose Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, turamusengeye kuva uyu mwanya umukiza ingwara yose, maraso ye uyagire mazima. uri Imana, uri hejuru y'abadogiteri, uri hejuru y'abaganga bose, ntawakugezeho arushe ngo unanirwe kumutabara. turasenya ibicaniro byose by'ikuzimu. ndeka uyu mwanya yakire kubohoka no gukira. ingwara yari yarananiranye none aha ndayitegetse, kuva uyu munsi ubuzima bwe buhinduke bwiza. ndagushimiye Mana kugiye kumukiza ukamugirira neza. dukomere Imana amashyi menshi. genda wizere Imana iraza kugukiza. umwana muri kumwe uje gushima Imana, ngo shima Imana twumve. ndashimira ko natsinze ibijambo. amen. kadukomere Imana amashyi ko yamuhaye gutsinda. amuri ibiganza byawe. cyubahiro ni icyawe Jehova. amaboko yacu, amaboko y'abahege, Mana nyiribihe we, twese uyu mugoroba akira amashimwe turamuye Mana, akira igitaramo, akira aya mashimwe. twese tumanukiwa. manuka. amaboko yacu Mana, ni wowe duhaye icyubahiro. twibutsa aho wadukuye. orasohoderi yava. manuka 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 manuka. ochalia boriasa Ori asogidariafa. Ori anosidariafa. Samuri ibiganza byawe. niba Imana yarakurinze kwiseta, ikakurinda gupfusha, ikakurinda kurwara kanseri, ikakurinda kwandagara, ibiganza byawe bizamuke. Ori boshereda. Yabona imirimo y'Imana. zamura ibiganza byawe. Ore azogiri abari asaye. Oshina dole zariyaga. Mana nyiribihe wene. Ori masia. Amaboko yacu turayakuramburiye Mana. Twibutse neza watugiriye. Aya ni amaboko yawe Mana. Nta wundi duhaye icyubahiro, nta wundi dufatanyije n'ibizima.
biganza byawe uzaba igikomangoma mu muryango w'iwanyu, uzaba umuneshi ntakiza kunyeganyeza, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi. Yesu Kristo yaranesheje, aracyari Imana. 1 2 3 manuka manuka wacha 1 2 3 sanuka haleluya katutana haleluya 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 ongera uzamurira Imana amaboko. haleluya. Yeriko Yeriko zakubona uredoka, Yeriko Yeriko